ikaze Claudine. Murakoze cyane. Ariko se kuba atakuzi Claudine ni muntu ki akora iki? Banyita Claudine Utuje, ndi makeup artist. Bisobanuye ko nkora ibintu byerekeye maquillage. Ese maquillage kuri wowe ni iki? Umuntu utabizi avuga se maquillage. Wow, biragoye kuko kuri nge maquillage ni nk'ukuntu ushaka koga ukisiga amavuta, like ni ikintu kuri ngewe kuri nge ni ikintu mbese ni ikintu kiri basic kuri ngewe gihora nkora mbese nkoresha buri munsi. Bwanya muraza kubona ibitangaza akoreye Belize wa Makenda Muyobero. Merci. Hanyuma Claudine watubwira wabitangiye ryari, se warabyize mu mashuri cyangwa se byakujemo gutyo gusura bimenye? Kuva kera nkiri umwana cyane igihe nabonaga nk'abatanti banjye bisize nka rouge à lèvres cyangwa iki, nabonaga nkabona ni ibintu bidasanzwe, nkumva ndabikunze, nkumva ndabishaka. Nagiye gituma natangiye gukora ibintu byerekeye maquillage nkiri muto cyane. Natangiye kubijyamo neza cyane mfite imyaka 12, so urumva ko nabigiyemo nkiri umwana cyane. Nakubajije ngo warabyize? Yego, so igihe nabigiyemo twaragiye hanze, ubwo mpura n'undi mudamu arabishishikariza cyane, ntangira gukora ibintu by'ama training byo kumenya ukuntu umuntu yimakiya n'ibiki gutyo. So yes, mfiteho basic y'ibyo nizeho. Ese kwimakiya nkanjye sinzi po yanjye se wenda hari abantu birabura, hari abantu b'inzobe, umuntu agomba kwisiga ibiki? Hari umuntu ubona yisize nka rouge, shokora, sinzi ubururu, bijyanye na po y'umuntu yakwisiga nk'iki? Maquillage ni ikintu kigari cyane, sinzi ukuntu nabigusobanurira ngo ubyumve, kuko biterwa n'icyo ushaka mbese. Ariko hari maquillage utemerewe kwisiga bitewe n'ukuntu bimeze. Par exemple, yihuta, ntabwo nakonsiye umuntu niba yambaye ikanzu y'umutuku ngo yisige eyeshadow n'ibintu bishaka ku jisho by'umutuku, kubera aho kanya uhita bigaragara nk'umuntu warize cyangwa nk'umuntu mbese ntabwo bigaragara neza. Ariko abantu nkatwe bafite uruhu rumeze nk'urwacu abirabura, hari amacouleur ababera, amacouleur agiye kumera nka bronze, agiye kumera nka doré, nk'ibyo wisize kwa barimo barakubona ukuntu usa neza. Maybe birashoboka. Yego, nk'ibi ngibi niyo urabona ko igihe ubibonye ubona ko bijye kumera nka biri naturel, ntabwo ari ibintu ubona ukavuga ngo biri too much. So amacouleur agiye kumera gutya, amacouleur ubona wisiga ukabona ubaye mwiza, pari yo kuba ngusohoke ubone uriyobewe. Claudine, se watubwira kwimakiya ubona ari ngombwa cyane? Ngombwa cyane. Umuntu w'umukobwa gusa neza agomba guhora yimakiya? Buri muntu wese akeneye kwimakiya. Ntabwo mvuga ngo ufate rouge à lèvres ushireho, no, ariko hari utuntu dutoya ushaka kwisiga ugasa neza. Hari nk'abantu baba bafite bayita circles, kwa kundi umuntu warushe cyangwa umaze igihe utaryama neza ugasanga munsi y'isho ufite nkanani, ujya ufasha fond de teint kakubereye skin yawe ukisiga, ugashaka ka labello, ugashaka tilo, ukambara neza, biba bikubereye kandi atari ibintu ngo bisaba ngo kuba uri mu professional. Claudine hano arimo araduha amasomo cyane, urahera kuri ngewe na Pascal na Belize, ariko Belize namubonye. Hanyuma cost ya maquillage ni ibintu bihenze cyane ku buryo umuntu agomba kugura bira bintu byose nabonye ukoresha kugira ngo yimakiye se? Yego, maquillage ni birahenze kubera byinshi ntabwo tubyikora muri Afrika. Uzanga byinshi tubivana muri Europe, muri Amerika, ira hose, ugasanga kugeza ino mu Rwanda birahenze. Ariko nashishikariza abantu baratwumva ko nubwo maquillage bihenze, ni wowe nyine umenya quality yayo. Ntabwo ushaka kumbwira ngo umuntu ugiye kugura fond de teint
y'igihumbi n'uwaguze ya 30 ngo ntago bishobora kumera kimwe. Umuntu washizemo iyo investment yo gukora izo product n'ibiki hari byinshi bagiye bese mbere yo gusohora produit hari ibintu hari amatest bagenda bayishiraho, ariko uri par exemple waguze nk'igihumbi cyangwa se 500 cyangwa se iri munsi yaho nibiki bamukore ni kubera iki like that. So nubwo makiyaje bazihenze ni ngombwa. Yeah. Ese Claudine urateganya kuzabikomeza? Ngewe nigeze kubona mu makwe menshi atandukanye umakiye abantu, ngira ngo abantu batakuzi baraza no gufata nimero yawe barayibona kuri ecran hasi. Uzabikomeza nk'umwuga cyangwa se uzageza wenda ubihagarike nawe? Ndabikunda cyane pe. Sinumva ko nshobora kubihagarika, maybe ngize nk'akazi kakanyimura nk'ahandi hantu gutyo, ariko ndumva ari ikintu kiri muri ngewe nkunda cyane, nkaba numva ko umunsi umwe nzabyaguraho ko bikaba binini cyane. Yeah. Uzashinga ariko n'ishuri kugira ngo ndumva washinga ishuri ukazajya utwigisha n'ukuntu babigenza. Nabonye bifata umwanya mutoya kuri wowe, ariko ngewe ari nkanjye uhaye ikizami namara nk'amasaha 2. Uzigisha abantu se? Yego, kenshi nk'igihe mbifite bakaza nko kureba, hari nk'abantu bashaka kuza kambwira nyereka kuntu bikora. Yego, nabwo kugera kuri ngo ube mu professional byasaba ngo uhore ukora practice, mbese uhora ubyitoza, ariko hari ibintu ushaka gukora biri basic, biri simple cyane kandi ukabigeraho. Yeah. The kitchen table plate hits the wall, and we laugh as it falls just above. Claudine ifite akandi kabazo kamatsiko ntuseke. Ese abahungu nabo bari makiya? Abahungu nabo bari makiya cyane cyane, abantu bakora nk'ama clip, abakora mu mafilme, abajya kuri press, kwa kundi baberekana kuri televiziyo, bose babimakiye. Nuko gusa makiyaje yabo ntabwo ibigaragara nk'uyu mukobwa, ariko hari n'igihe makiyaje ushaka gukoresha ku muhungu ishaka kurenza iyo mukobwa, kubera ubushaka ngo bigaragare nk'ayo naturel, bigaragare nk'aho atigeze yisiga. Ariko yego, abahungu yes barisiga, bari makiye cyane. Claudine urakoze cyane, ariko dusoza uragira akantu ubwira abakobwa bagenzi bacu kwitaho, biki ugira inama ubabwira? Yego, icyo inama nabagira ni kimwe, ni kwitaho. Buri muntu wese agashaka ikintu kimubereye. Tuvuge par exemple, niba ufite uruhu rwumye ukamenya ko uruhu rwawe rumye ruba ruri sensitive, ukamenya icyo gukoresha, mbese ukageramo ubushake bwo gusa neza, bwo kwitaho. Birds in the sky and the sun shining bright, the breeze blowing through brings me closer to you, as I'm throwing things in the street, through the bedroom window blades hit the wall, and we laugh as they fall, just a pair of fools waking up to make up and make up to make up. Acting like little children. Maybe in the end it's true, I'm just like you. Pour the coffee as a maid. Amakosa umuntu akoze ku byerekeye makiyaje: icya mbere, kwisiga fondete itari ibara ryawe.
yego icya kabiri umuntu kwisiga tilo nyinshi itakurikije ingohe iri naturel kumenya kwisiga neza kuko igihe usize byinshi utazi ukuntu wabyisiga nabyo biba ari bibi bisa nabi bigaragara nabi kwigana undi muntu ko buri muntu wese afite uburyo ateye afite uburyo asa mu maso so nshobora kureba nk'undi muntu nkumva makiyaje yisize ngiye kwisiga oya ukine kwimenya ukamenya kuntu mu maso hateye ukamenya ikikubera yego Straight back to the crib. Finna give you something that you won't forget. No, baby, ooh, I just wanna get you out the clothes. Ooh, I just wanna see you dancing slow motion. We can take our time, baby, in slow motion. We can take our time, stay here in slow motion. Oh, darling, I just wanna get you out there. Mwiriwe neza ubusanzwe abantu babyina basuzanya gute ntabwo mbyina nzi ko ariko n'ababyina ubundi hari igihe babyerekana utuntu dutoya n'intoki urugero nk'akahe ubwo ni kuru yanyu mwebwe mubigenza mute ni mwire ubwo kubera iki ntako murashyiraho mushaka kuba nk'abandi b'abanyarwanda cyangwa abandi batandukanye mbaye ikaze mu kiganiro The Real Women. Ikiganiro cyacu cya mbere tuba dushaka no guteza imbere urubyiruko abahungu ndetse n'abakobwa cyane cyane abana nkamwe nyine tukabona mugera ku bintu binini kandi bishimishije ariko nanone mwatangira mwibwira abadukurikiye twahera kuri mwebwe. Banyita Slay ambyina muri Jaba Junior. Banyita Jihad nanjye nkabambyina muri Jaba Junior. banyita Intwari Christian nkaba ndi manager wa group yitwa Six City Entertainment. Nitwa Arnaud Mbyina. Ntabwo nkumvise pe. Nitwa Arnaud Mbyina muri Six City. Slay. Iryo zina ni Ikinyarwanda ni Kwizugara Ikinyarwanda kita Slay. Wow. Mundangamuntu yawe handitseho Slay. neza cyane. Parfait kabisa. Twatangira mutubwira ubundi amagrupe yanyu yombi atandukanira he duhere kuri Jaba niki mufite wenda itandukanye n'icyo abo muri 6 bafite. Jaba Junior twebwe nka tuje ni group nyine nkuko sectionary group tubyina hip hop. Ntabwo nzi uruhande rwa sexy cyane tuvuga ibyanjye sinzi kuri sexy n'icyo baba bafite. Okay, twebwe Jaba Junior dukora hip hop dance. Kenshi niyo twibandaho tukaba dufite n'ishuri twigisha kubyina duhagarariye. Ndumva icyo kurundi muhagarariye no kuvuga ni école universitaire ni secondaire ishuri rya hip hop dance twigisha kubyina. Riba he Graphic. ni byiza kumwinangahe bisaba iki kugira ngo umuntu arijyemo. Oya ntabwo twishyuza ufite ubushake bwo kuza kwiga turamwakira tukamwandika akajya kuri list y'abandi bantu.
nshaka kwiga kubyina. nyuma gatoya uraza kumbwira icyo bimaze sibyo ko wenda umuntu ajya mu ishuri avuga ngo nzige imibare nzabe iki ngiki uraza kumbwira niba namwe mwiga kubyina hip hop kugira ngo muzabe ba ministre aho muri 6 mwebwe murashiki andi magroupe. Sinzi ko wenda hari ikintu cya mbere nuko yaba ari 6 yaba ari Japa Junior yaba ari n'andi magroupe yose hari twese dukora cyane ngo dance industry igire level runaka igeraho. Azen yigeze kugaragara mu gihe cyashize tuzi bad boys tuzi good guys ariko reputation yayo ntago yari nziza cyane. Okay, no offense kuri izo group ariko ntago byajyaga birangira neza akenshi. Niho rimwe na rimwe usanga n'ababyeyi support yabo kuri dance ari nkeya ariko twese ubu ngubu icyo turimo turakorera no kugira ngo dance industry izamuke igira ahantu igera, dutanga amaproduit agaragara. Ubundi nuko wenda mu Rwanda bitaratera imbere cyane ariko muri Amerika music industry yunganirwa na dance industry. Nimba tubona abantu nk'aba Chris Brown, nimba tubona abantu nk'aba Kelly Hilson nibo bagiye ba Ciara bakora music yabo ibiri base kuri dance. So nina hahari wenda ari igihe kizagera abakora music ibe yakunganirwa na dance cyane kurusha uko yunganirwa n'ibindi bigenda bakoresha mu mavideo niko navuga cyangwa se baperforminga. Ariko igihari nuko ni groupe imwe y'abajene 6 ni groupe ifite objective zo guhindura image iri mu rubyiruko, zo guhindura imyitwarire iki mu rubyiruko, zo kurwanya drugs, zo kurwanya ubusambanyi buvugwa mu rubyiruko n'iki. Nicyo si niyo mpamvu 6 no munsi nanga. Okay, ubundi hari umuntu wenda udukurikiye ariko utazi dance yanyu itandukanye n'imisha yayo. Ubundi kubera iki ariyo dance mwahise bo mutagiye kubyina murambuye amaboko bisanzwe bya Kinyarwanda aho no byagenze bite kugira ngo ibyo yitamo? Ibyo niyumvagamo kurusha ibyo kubyina Kinyarwanda. Akubwa byumvise mukora kwenda yarebye kuri televiziyo cyangwa hari umuntu wakwispirinze? Kuko ari nabyo narebaga. Umva urabikunze. Mwatubwiye ko ari danse moderne ariko akenshi bakora ubona ko umuntu akoresha umubiri cyane. Ese ubundi ni sport mwayigiyemo kubera ari ikigare, mwayigiyemo kubera mushaka guhavinga fan? Dance iyo ubyina muri wowe ubwawe nawe ubwawe ukora sport kuko mbere nk'uko ushobora kwirukanka wumva umuziki nyine ujya muri ta indirimbo kwa noneho twebwe iyo turimo kubyina ntago ushobora kumva ntago mbese kubyina iyo uri kubyina muri wowe ubwawe hari ikintu kiba kinjira bumva ko uri hot wumva nyine washyushye muri wowe mbese uba wumva uri gukora muri wowe ni he nuvuga amakalori cyangwa mu mutima mu byose kuri wowe umutima wawe wumva utuje wumva umuziki wumva urimo gukora siporo imitsi ikarambuka. Kubyina ni siporo yego kandi n'ikindi tubijyamo bari muri tugo twabigiyemo ko twabikundaga ariko ubu ngubu ndakeka ko hafi ya twese ubu cyane kuri 6 na Japa Junior tubijyamo benshi twabona no kubikunda gusa ariko ubu ngubu tubikora nk'akazi. n'akazi kaguhemba ngahe ku kwezi? Biracyari hasi. Sinzi mwunganiye gato nabivuze dance industry ntabwo iragera ahantu musinya na kontra n'umuhanzi runaka. Tuvuge nk'uno munsi Chris Brown afite niwe ntanga urugero ko niwe muririmbyi ukoresha ababyinnyi cyane inshuro nyinshi. Afite Team Breeze ni ababyinnyi be bari part ya Chris Brown, donc bari navuga team ye kwa babana bakorana mu mavideo bajyana kuri stage ubuzima bwe bwose tuwakora niwe baba bari kumwe. So mu Rwanda nituragera aho hantu bituma rimwe na rimwe ubona iyo kontra ikwishyura buri gihe. Gusa hari amakampani runaka ukorana nayo ikiraka cy'umunsi umwe ikiraka cy'iminsi ibiri. Okay, tujya nko kuri ibyo biraka mbwira n'ikiraka mushaka mwarakoze nka kuri yanyu. Reka ndebe. Okay, navuga twakoze Tour du Rwanda opening ceremony na closing ceremony 6 iri nimwe mu ma groupe
donc niyo yari group yari ya performance muri Tour du Rwanda FESPAD 2013 okay nayo yari opening twakoze opening itoza none performing imbere ya First Lady Jeannette Kagame bari nindi nozo gusa navuga ko ntago amafaranga ari nyagereranya n'ayabahanzi bakora music gusa arahari kuko kandi bamwe muri twe baracyari bato barakiga baracyagira iki so biracyari yego murabyina mukenjoyinga muga having a fun ariko nibura hari n'undi musanzu mugenda mutanga mu kubaka igihugu cy'u Rwanda. Reka mbashimire rero nizera ko n'ubutaha nitubakenera cyangwa namwe nimudukenera tuzabaha rugari. Murakoze cyane. This is big support. Naho kuva mu kiganiro cyanyu ni gake cyane habaho abantu bafata umwanya wabo muri media cyane muri dance ni gake cyane bibaho so ni kubashimira no gushimira ubuyobozi bwa TV10 nabo bagiye badufasha Radio 10 rimwe na rimwe nagiye maza n'abandi hagiye bahaza so ni inkunga ikomeye mukomeze mu supporting dance n'abanyarwanda bakomeze bitabire ibitaramo bikorwa ndetse bakomeze bumve ko hari ikintu dance ishobora kugeraho. Trust me, homie, I'm not playing. I had a dance floor off the chain. I said, get up. I came to bring you that California love and a little New York hate. It's all of the above. I'm not playing, I'm saying I'm off the chain. You niggas better follow instructions. I said, get up. I bow to I fall. I stunt till I drop. I'm off the showroom floor, not the used car lot. You buy a bottle, I buy the bar. I make every other week feel like Mardi Gras. When I get into it, I get into it. Everybody can't do it the way I do it. I make it rain, then the sun come out. A nigga playing, we make the guns come out now. My question is who they gon' blame when I'm at number one on the Billboard again? Shit now, the game done changed since Mike made Thriller and Prince made Purple Rain. I guess I made the kids want slang and NWA made the West Coast bang. Nah, it's just music, man, it's just music. Now get your ass on the dance floor and move it. I have the savoir-faire, I'm the reason everybody here. I say get up, I make it hot in here. Your feet hurting, I really don't care. I say get up, I wanna see you move and get all into the groove. I say get up, I'm getting money, man, I really don't care. Let me see you put your hands in the air. I say get up, good, I won't get to know you better. You look good in them jeans. Mwiriwe Mwiriwe mwatangira mwitwibwira nitwa Dodos Patrick nkaba mpagarariye company bita Rwanda Culture Fashion Show ikora ibintu bijyanye n'imideri no kwamamaza imyenda. Mufite event ya Rwanda Culture Fashion Show ese mwatubwira muri make what is Rwanda Fashion Culture? So Rwanda Culture Fashion Show ni event itegura ibintu aba designers aba models kugira ngo berekane imyenda yabo ariko bafokasinga kuri the Rwanda culture umuco nyarwanda berekana imyenda ni gute kera abantu bambaraga ni gute abantu ese bitwaraga kera abakobwa abahungu ni gute bambaraga bitewe n'imyenda kuko ubu ngubu hari imyenda dufite igenda iva hanze ariko twe turashaka kwerekana umuco nyarwanda ese ni gute umuco nyarwanda kera twambaraga. Ndashaka kumenya wavuze ko ari bijyanye na Rwanda Culture Fashion Show so imyambarire irimo ni kind of inshabure. Yes, so ndashaka kumenya kuko izindi dukora ziba ziri modern ni kind of ubona ikanzu ukavuga ati I want to buy this isirangiye ariko inshabure ndashaka kumenya murumva hari abantu bazitabira kugura izo nshabure. Inshabure ubundi turebye mu mateka ya kera inshabure ni umwenda wari ukozwe mu muvumu umva guhonda umuvumu ugakoramo ikanzu ugakoramo n'akantu gahishe z'abakobwa urumva ni ikintu gihambaye kugira ngo umuntu acyambare muri iki gihe
aba ari nko kuza kwerekana umuco wa kera ntago kuko urabona turimo urumva se hari umuntu nyine uzakigura kugira cyambare nawe ushobora kugikunda ukaza ukakigura nkambara inshabure nk'ubu nakwambara inshabure tugakorana ikiganiro ni kuko ni umwenda uba uteye amatsiko ukavuga se uyu mwenda ukozwe mu ki cyambere iyo ubona umuntu awambaye ukabona umuntu aragenda yambaye inshabure akambara inkanda mu muhanda ukabona umuntu arimo aragenda murumva mwe expectinga ko umunyarwanda azaza akagura inshabure azambara mu muhanda hoya ntago twagispintinga icyo ngicyo kuko inshabure kera zambarwaga n'abakobwa bajyaga ibwami bagiye kumurika ese umusaruro umeze ute ntago ari umwenda bambaraga bagiye mu muhanda kuko tuvuze ngo umuntu yawambara kuko kera hari ukuntu bambaraga badahisha ariko muri iki gihe ushobora guhura n'umukobwa yambaye akantu indigaragara cyangwa iki ukavuga uyu muntu ntago ari nta muco afite kubera yuko tugenda twinjira muri navuga muri viziyo y'imyenda haza amakampani menshi akora imyenda akora iki hari abadizayina bakora imyenda kandi myiza kandi yisha ahantu hose twavuga yuko ibyo ni ibya kera abakobwa bambaraga bagiye ibwami ntabwo ari ngombwa yuko umuntu yagura inshabure ngo aza yambare se hari so far ahantu mwageze hari abantu bo hanze companies zo hanze bavuze we like what you do turashaka kubateza imbere cyangwa hari so far ahantu mubona mwageze since the last edition cyane tumaje kugera ahantu kuko nk'ubu urabona event yacu ukuntu biteguwe haba hagiye harimo ibintu twavuga amatike ari gold silver na price of the family nk'ubu itike dufite y'ibihumbi 100 abantu bamajije kuzishyura ni abanyamahanga urumva niba dufite abanyamahanga aribo bamajije kwishyura amatike menshi muri iki gihugu aribo bazaza muri event yacu urumva bo bafite bamajije expectinga ariko se wumva atarimo akabazo kuba umunyarwanda adashaka kuza kwitabira kureba iby'iwabo ariko umunyamahanga akumva ashaka kuza kwireba cyane I thought purpose yanyu ni kwerekana umuco nyarwanda nyine ndumva hatarimo akabazo yuko nta banyarwanda babyitabira cyane urabizi mu Rwanda hari ikintu bita devise kandi dukundisha abanyamahanga ibintu byacu batumenye ku mateka mabi ariko ubu ngubu turashaka kugira ngo bajye baje kureba ese abanyarwanda bageze kuki ni iki tumaje gutera imbere urumva niba umuntu avuga ngo mvuye France mvuye America mvuye Belgium aje kureba umuco nyarwanda urumva yarembiswe akaza kureba umuco nyarwanda kuko ubu dufitemo n'abanyamahanga bazaza kwerekana imyenda ntago tuvuga ngo n'u Rwanda gusa dufitemo abadesigner bazava muri Kenya dufitemo abadesigner bazava muri Ghana hari n'abari kuzava South Africa ariko kubera batabonye umwanya ntago baje urumva ni umuco uzawuhu ni Rwanda culture ariko n'ibindi bihugu bishobora kuza expectinga imyenda yabo ntago ari ukuvuga ngo twafokasinze gutya dusoza ikiganiro cyacu rero tugiye kubashyigiramo akavideo naga surprise ntibagiwe yuko ushaka kutwohereza nawe akavideo kaba uririmba cyangwa se waba uri kubyina wandika ijambo Real Women Rwanda aho ngaho ku mayekara zanyu hasi muraza kubibonaho kuri YouTube, Facebook ndetse na Twitter muradukurikira ndetse na Instagram muradukurikiraho mukatwohereza n'utwo tuvideo naho ubutaha mwari kumwe nanjye Christelle mfatanyije na Belize ndetse na Pascal kanjogera injonge oya mama we uwaruka kumwega ndagukunda n'impamo ko nagukunze kera oya mama we tukiri bato twembi ndagukunda n'impamo arajarajara jaraberewe umugeni mwiza tumusanganire arajarajara jaraberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori oya mama we tukiri bato twembi ndagukunda n'impamo arajarajara jaraberewe umugeni mwiza tumusanganire arajarajara jaraberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori